Ijambo ry'umunsi. Kubaha Imana ni ikihe kintu bisaba? Igice cya kabiri. Kugira ngo usobanukirwe neza ibi, soma mu Bakorinto ba kabiri igice cya 9 guhera ku murongo wa 12 kugeza ku murongo wa 15. Kubaha Imana bidusaba kumenya icyo ishaka kuri twe mu buzima bwacu bwose. Bivuze kuba bashya buri gihe mu bitekerezo byacu biba ari bibi, kugira ngo ibyo dutekereza ndetse n'ibyo dukora bihesha Imana yacu icyubahiro. Bivuze kandi nanone guhora tuzirikana kandi twibuka gutwara abantu cy'imbere yo guhura ndetse no kuvugana n'Imana. Kubaha Imana binadusaba gushaka kumenya ubu none ahangaha muri aka kanya turi bantu ki, turi kumwe n'Imana. Mu gihe cyose twabashije kumenya ngo n'iki Imana yifuza kuri twe, bituma rwose nta kabuza tubona imbaraga mu buzima bwacu. Izi mbaraga nizo zituma dusiga ibyo twari dufite n'ibyo twakundaga, ubundi tugakomezanya n'iby'Imana bijyanye no gushaka kwayo. Ni imbaraga zituma dukora ibintu abandi bantu bo ku isi batishimira, ariko Imana yo ibikunze cyane. Zituma tubasha gukunda abantu kandi tubizi neza rwose yuko batadukunda namba. Ni imbaraga zituma tubabarira ibisa n'ibitari kubabarirwa, ndetse izi mbaraga ni imbaraga zituma utanga ibintu wari uzi neza yuko ugiye kubika. Uko tugenda tumenya Data wo mu ijuru, icyizere kuri we kizazamuka ndetse no kumwubaha byorohe cyane kubera yuko nyine twamwizeye. Nitwizera Imana yatanze amategeko, tuzanamenya ko twishingikirije umwuka we wera, ubundi tubashe gukurikiza aya mategeko nta nkomyi, nta kibazo na kimwe dufite. Mu gihe cyose amaso yacu azaba atumbiriye Imana, aho kwita ku bibazo twibwira yuko biremereye, tuzanabasha kubicamo neza cyane. Ntabwo tuzatinya na gato ibintu by'ibibazo bishobora kubangamira ubuzima bwacu, kubera yuko tuzaba tubizi neza yuko twubakiye ku Mana. Kubaha Imana bisaba kubanza kumenya neza amategeko yayo ndetse no guhura na buri kibazo cyose, kandi tukabasha kugicamo twizeye Imana. Senga ubundi utegereze, kuko kubaha Imana bizaza mu buzima bwawe. Imana iguha umugisha. Ubu butumwa mwabuteguriye kandi mwabugezwagaho na Nibintije Evangelical Ministries International, ari mu magambo ahinnye izwi nka NEMI. Tangirana umunsi wawe n'ibyishimo watewe n'ijambo ry'Imana, ukora subscribe hano kuri NEMI TV. Biroroshye cyane, ni ugukanda kuri ako kantu k'umutuku ubona, ubundi ikintu cyose dushyizeho ukaba wa mbere kukireba. Ntugacikwe n'ijambo ry'Imana tukugezaho umunsi ku munsi, komeza ubane natwe. Waba utekereza ko wahamagariwe gukora umurimo w'Imana? Wifuza inyigisho zacu se zisohoka buri munsi zagufasha mu buzima bwawe, cyane cyane zigukomeza mu bibazo? Umva wifuza kwiga ibijyanye na teolojiya, ukamenya ijambo ry'Imana, intwaro yagufasha mu buzima? Duhereye kuri iki kibazo cya nyuma, niba igisubizo cyawe ari yego, ngufitiye inkuru nziza cyane. Iyi nkuru nuko tugufitiye ishuri rya teolojiya kandi wigira ku buntu. Mu ishuri ryacu harimo porogaramu zitandukanye zirimo nka Pastoral Studies, aribwo buryo wakwiga kuba umuvugabutumwa mwiza cyane. Tugufitiye kandi Biblical Studies, ariyo masomo atandukanye ya Bibiliya, ndetse na Christian Counseling, inama za Gikristo zifasha gukomeza imitima. Kugira ngo usobanukirwe biruseho, wasura urubuga rwacu arirwo wa@nemibibleinstitute.com, cyangwa se nanone ukaba watwandikira kuri WhatsApp kuri izi nimero 141 232 650 34. Wanatwandikira kandi kuri email yacu ariyo nemevangelism@yahoo.com. Imana iguha umugisha.